Ah, Reka mbanze nsome ijambo ry'Imana, hanyuma turaza kugira icyo turivugaho ndetse n'ubutumwa twifuza yuko urubyiruko mwatahana cyangwa mwakwakira muri iyi minsi nabwo turabubagezaho. Reka dusome mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice cya 2, turahera ku murongo wa 41 turageza ku murongo wa 52. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice cya 2 umurongo wa 41 tugeze ku murongo wa 52. Haravuga ngo Yesu yisigarira i Yerusalemu. Uko umwaka utashye, ababyeyi be bajyaga i Yerusalemu mu minsi mikuru ya Pasika, nuko amaze imyaka 12 avutse, barazamuka nk'uko umugenzo w'iyo minsi mikuru wari uri. Bamaze iyo minsi basubirayo. Uwo mwana Yesu asigara i Yerusalemu, ababyeyi be batabizi. Icyakora bibwiraga yuko ari mu itara y'abantu bajyanye nabo, nuko bagenda urugendo rw'umunsi umwe, maze bamushakira muri bene wabo no mu nshuti zabo. Bamubuze basubira i Yerusalemu bamushaka. Hashize iminsi 3 bamubona mu rusengero yicaye hagati y'abigisha, abateze amatwi kandi ababaza. Abamwumvise bose batangazwa n'ubwenge bwe n'ibyo abasubiza. Bamubonye baratangara. Nyina aramubaza ati, mwana wanjye, ni iki cyatumye utugenza utya? Dore jye na so twagushatse dufite umutima uhagaze. Arabasubiza ati, mwanshakiraga iki? Ntimuzi yuko binkwiriye kuba mu rugo rwa data? Ntibasobanukirwa n'ijambo ababwiye. Amanukana nabo ajya i Nazareti, agahora abumvira. Ibyo byose nyina bibika ku mutima we. Yesu akomeza kugwiza ubwenge, abyiruka ashimwa n'Imana n'abantu. Amen. Bakristo bene data, reka tubanze dushima Imana yuko Imana yaduhaye abana, kandi ni ikimenyetso cy'ukororoka nk'isezerano Imana yaduhaye. Abana bacu Imana yaduhaye tukababona mu biganza byacu ari impinja, ariko muri izo mpano kandi Imana yaduhaye n'umugisha, tukabarera bagakura bakava mu gihe cyo kwigenza, ubu bakaba bari kwigenza. Uyu munsi tukaba dufite urubyiruko hirya no hino mu gihugu mu matorero yacu, kandi ubona yuko rushishikajwe no gukora ibikorwa bitandukanye bituma itorero ryacu ritera imbere. Nagira ngo mumfashe dushimire Imana kubw'uyu mugisha Imana yaduhaye. Nkiri aho ngaho nagira ngo mbwire urubyiruko muri hano ko kuba tubafite nk'itorero ni umugisha. Itorero ridafite urubyiruko ni itorero riba ridafite ibyiringiro by'ejo hazaza. Mu bihugu bimwe na bimwe muzasanga ibihugu bidafite urubyiruko bafite ikibazo gikomeye, cyane cyane nk'iyo urebye mu matorero amwe n'amwe, aho usanga urubyiruko rudahabwa agaciro cyangwa se rudakundishwa ijambo ry'Imana, ndetse n'umubare wabo ukaba ari mutoya. Usanga mu matorero abantu baba barimo ari abantu bakuze. Ibyo rero ni ikibazo gikomeye, kuko ba bantu bakuze nibamara guhamagarwa itorero rizasigara ryonyine. Turashima Imana yuko rero twebwe Imana ikidutije uwo mugisha wo kuba dufite urubyiruko rwinshi,
kandi ubona rukunze kuba mu nzu y'Imana, bityo tukaba dufite icyizere cy'itorero ryacu ry'ejo hazaza. Rubyiruko rwacu rero, nimwumve yuko imyaka murimo ni imyaka myiza, kandi ni imyaka Imana yabahaye ngo muyinezererwemo, ariko muyinezererwemo munanezeza Imana kandi munezeza n'itorero. Itorero ryacu turabakeneye, kandi itorero ryacu twiteguye gukora ibishoboka byose kugira ngo urubyiruko rwibone mu itorero kandi rukora ibikorwa byarwo, byaba ari ibiruteza imbere ndetse ari n'ibishobora gukuza ubusabane bwabo n'Imana. Nagira ngo mbanze mbabwire muri make imirongo migari twashyizeho ifite aho ihuriye n'urubyiruko. Ubwo ndavuga itorero rya Yeberi. Rimwe na rimwe hari igihe muba mutayizi, ariko ni byiza yuko tuyiganiraho mukayimenya, ukamenya yuko itorero ribatekereza, kandi itorero rirajwe inshinga no kugira ngo mubashe kugaragaza impano zanyu nk'uko Imana yazibahaye. Twahisemo guha umwanya uhagije urubyiruko ngo rwidagadure kandi rwisanzure rugaragaza impano zabo. Ibi ngibi hari ibikorwa bimwe na bimwe twagiye dutangiza bituma urubyiruko rwibona mu itorero. Twatangije gahunda yo kuzamura impano y'ivugabutumwa. Habayeho umunsi wo gushaka abavugabutumwa guhera ku rwego rwa paruwasi, ngira ngo hari kera bitarahinduka, ndetse tugera no ku rwego rw'igihugu. Abo bavugabutumwa duhura nabo, kandi abenshi muri bo 80% n'urubyiruko. Tuganira nabo kandi twemeranywa ko bagiye gukorera Imana mu buryo bw'ivugabutumwa. Tubaha n'uburenganzira bwo kuzenguruka igihugu hose mu matorero yacu bavuga ubutumwa. Turashima Imana rero ku bw'icyo, kandi hano hari abarimo bamaze kuzenguruka amatorero menshi yacu bavuga ubutumwa, ntawe babaza ngo jute, gusa kubera ko twabahaye ubwo burenganzira. Ubu rero ni umurongo twatangije, kandi twifuza yuko uzakomeza gukomeza. Buri myaka 2 tugahora dushaka abantu bashya b'urubyiruko bashobora kudufasha mu ivugabutumwa. Twashyizeho kandi izindi gahunda zitandukanye zituma urubyiruko rwacu rurushaho gukuza impano zarwo. Ngira ngo mu minsi yashize twatangije amarushanwa y'umupira w'amaguru. Ushobora gusanga hari abatarabimenye, ariko twarayatangije, kandi uwo mupira w'amaguru mbere yo kuwukina turabanza tukavuga ijambo ry'Imana, hanyuma twarangiza tukajya mu kibuga twuzuye imbaraga z'Umwuka Wera, twasoza tugashima Imana. Haleluya. Twarabitangije rero mu cyumweru gishize, ariko ntabwo ari yo ntego gusa dufite. Turashaka yuko n'umukristo wacu w'urubyiruko ufite impano iyo ari yo yose, cyane cyane niyo gukina umupira w'amaguru, atumva ko iyo mpano gusa ari y'abandi bantu, cyangwa se yamyumvira abantu baba bafite ngo gukina umupira ni ibipagani. Turashaka rero yuko muri abo bana bacu uzagaragaza iyo mpano yo gukina umupira w'amaguru tuzajya tumufasha, tunamushakire n'ikipe ashobora gukinamo. Umunsi umwe byazadushimisha tubonye nka kapiteni wenda wa Rayon Sport cyangwa se APR ari umubatista. Ntibyaba ari byiza? Imana ishimwe cyane. Twatangije gahunda zitandukanye zo gushishikariza urubyiruko gukunda kwiga, kandi tukanabakurikirana aho bishoboka. Tujya dutangiza ibyumweru by'uburezi cyangwa se icyumweru cy'uburezi,
aho dufatikanya n'abayobozi b'ibigo byacu n'abashumba bayobora amatorero yacu, tukareba abana bigishirizwa mu bigo byacu uburyo bitabwaho, uburyo bahabwa uburezi, uburyo bahabwa ubumenyi, n'uburyo bahabwa ijambo ry'Imana. Ibyo bintu byose rero iyo tubihuje tugakurikirana uwo mwana kuva ari muri primaire cyangwa se muri nasari kugeza no muri segonderi, ubu turimo turashaka no gukurikirana abana bacu biga mu bigo bya kaminuza. Bigaragara yuko iyo bagezeyo baratatana, ntitubone uburyo tubakurikirana, ariko ibyo nabyo turi kubitekereza kandi twizeye ko Imana izadushoboza tugashyiraho umurongo wo kumenya aho umwana wacu yiga no kumenya amakuru yiwe y'ubuzima bwe umunsi ku munsi. Nk'uko mwabyumvise, twatangije gahunda yo kujya turihira abana nibura babona amanota menshi ariko badafite uburyo bwo kwiga cyangwa se badafite uburyo bwo kubona uburyo bwo kwishyura minerivare. Abo bana tukabafasha. Ubu noneho turashaka yuko bazajya barererwa mu bigo byacu by'ababatisita, tukabakurikiranirayo, tukamenya yuko yigishijwe ijambo ry'Imana, tukamenya yuko yahawe indangagaciro za kibatisita, agakurikiranwa kuva atangiye kugera arangije, kandi tumutegura kuzavamo umukozi w'Imana ujyanye n'icyerekezo itorero ryifuza. Iyo gahunda rero yaratangiye kandi izashimangirwa muri uyu mwaka mushya tugiye gutangira. Nkaba nshishikariza rero urubyiruko ruri hano, nubwo wenda tuzahera ku bakene, ariko twifuza ko urubyiruko rwacu rugomba kwiga kandi rukiga neza, kandi muri iyo myigire bakaba abantu basobanutse. Byaba byiza tugiye twumva abana bacu baba batisa aribo batsinda kurusha abandi mu bigo baherereyemo. Izina ry'Imana ryahabwa icyubahiro. Haleluya. Twagiye dushyiraho gahunda zo guha urubyiruko rudafite akazi, tukabaha akazi. Iyo dutanze akazi, burya umuntu uba ufite amahirwe menshi ni urubyiruko. Ariko tujya tubabazwa nuko hari imyanya imwe n'imwe tujya dushyira ku isoko, tukabura urubyiruko rw'ababatisita ushobora kuza gupiganira kuri iyo myanya, bigatuma ijyamo abandi bantu. Urubyiruko muri hano rero n'abandi bose turabasaba kwiga mushyizeho umwete kugira ngo amahirwe yose aboneka mu itorero aba ari ayanyu, kuko itorero ni iryanyu kandi ibyiza byose ribonye riba ryifuza kubisangira namwe. Turashaka kumenyekanisha urubyiruko rwa IEBR mu ruhando mpuzamahanga. Ngira ngo nk'uko mwabyumvise, twagiriwe umugisha wo kuyobora noneho urubyiruko, donc abana batoya n'urubyiruko mu bihugu 5 bigize East Africa. Ubwo ni ukuvuga u Rwanda n'u Burundi, Uganda na Kenya ndetse na Sudani y'Epfo, mu matorero yacu y'ababatisita. Turashaka ko ababatisita bo mu itorero rya IEBR muza ku isonga, kandi murashoboye, murasobanutse. Tuzi neza yuko mufite ubuhanga, mufite ubumenyi, mufite n'ubushobozi. Turashaka yuko rero izina ryanyu, imbaraga zanyu, impano zanyu, ubushobozi bwanyu mubukura hano mu itorero ryanyu mukabujyana muri East Africa, abantu bakamenya yuko mu itorero ry'ababatisita IEBR hari urubyiruko rushoboye kandi rushobotse. Imana ibahe umugisha. Reka nsoze ngira ibyo mbasaba. Mu rwego rw'itorero hari ibintu 7 tugiye kubasaba cyangwa tubifuzaho. Icyambere, turifuza ko urubyiruko rwacu aho ruri hose, baba ari imbere mu gihugu mu itorero ryacu n'abandi bari hanze yacyo, twifuza yuko mugira amahitamo meza. Amahitamo meza tuvuga
ni amahitamo abashoboza kandi akabemeza guhitamo Yesu, mugahitamo Yesu nk'umwami n'umukiza wanyu. Mu ijambo ry'Imana twasomye twabonye urugero rwa Yesu aho yari ari kumwe n'ababyeyi be nk'uko bisanzwe. Ababyeyi be baza kugenda, ariko Yesu aravuga ngo nta mpamvu yo kugira ngo ngendane nabo, ahubwo reka nigire mu rusengero. Aragenda asanga abatambyi, asanga abakuru, aganira nabo ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ko bamaze iminsi 3 batazi aho ari, ariko aho bamuboneye baratangara, baratungurwa. Ariko Yesu arabasubiza ati, icyo munshakira ni iki kiruta kuba nakabaye mu nzu y'Imana? Twifuza ko urubyiruko rwacu mwagakwiriye kuba mu nzu y'Imana. Kuba mu nzu y'Imana ni uguhitamo Yesu. Guhitamo Yesu ni ugukurikira Yesu. Gukurikira Yesu ni ugukora ibishimwa n'icyo Yesu ashaka cyangwa Imana ishaka cyangwa ijambo ry'Imana. Turabasaba rero guhitamo neza, mugahitamo Yesu, kuko impamvu nuko hanze ahangaha hari ibintu byinshi mushobora guhitamo bikaba bitabagirira umumaro, ariko umuntu wahisemo Yesu abahisemo neza kandi abahisemo ubuzima bw'iteka ryose. Cya kabiri, turabasaba gutega amatwi ijambo ry'Imana no kumva impanuro z'ababyeyi. Reka mbahe urugero rumwe, wenda ni experience y'ubuzima bwanjye. Mbereke ko guhitamo Yesu no gukunda no kumva ijambo ry'Imana n'impanuro z'abakuru bizana umugisha. Nkiri mutoya, nkiga muri primaire, nakundaga kuzinduka. Umunsi w'amateraniro nta muntu wantangaga mu rusengero. Narazindukaga ku buryo abantu bose binjiraga mu rusengero, uko paseri yinjira mu rusengero nabaga mbireba, uko abadiyakoni bategura mu rusengero nabaga mbireba, uko amakorari aririmba nabaga mbireba. Ariko ikintu cyambabazaga kubera imyaka yanjye, urumva iyo nageraga mu rusengero nafataga umwanya mwiza ku buryo mba nkontorora ibibera mu rusengero byose. Ariko kubera imyaka yanjye, ba bantu bakuze baza mu rusengero bagahagurutsa abana, nige baheragaho, kubera ko nabaga nicaye imbere, bakamperaho nimpaguruka umwana umubyeyi yicare. Byari byo nta kosa bakoze. Ubundi mu muco wacu, namwe rubyiruko muri hano, umuntu mukuru agomba kubahwa, akubahirwa ko ari mukuru, akubahirirwa ko afite imyaka mikuru. Noneho bampagurutsa, mutima wanjye nkuzura agahinda gakomeye, nkababara, nkanasohoka, nkareba ahantu njya kwicara nkarira. Narizwaga n'iki? Navuga nti kuki bansohoye ari jye muntu wazindutse? Haleluya. Noneho maze gukura, ngeze muri segonderi, ndabyibuka muri mu mwaka wa mbere, burya umuntu uretse ubu ngubu byahindutse, kera umuntu wajyaga kwiga segonderi yabaga ari umuntu utinyitse. Noneho nakwinjira mu rusengero ntibampagurutse, ntangira kumva nyuzwe, numva ndaryohewe. Ariko mu mutima wanjye nari naramaze guhitamo. Yesu ashimwe. Nari narahisemo kuba mu nzu y'Imana. Nta wundi muntu ubinshishikarije, njyewe ubwanjye nafashe icyemezo cyo kuba mu nzu y'Imana. Ayo mahitamo rero nagize yampinduriye izina mu buryo nge ntamenye, ariko Imana yo yari yarampinduriye izina, yaramaze kubona uwo ngomba kuba we, kandi itangira no kubishyira mu bikorwa. Ku myaka 15 nge nitwaga pasiteri, nta muntu wandobanuye, ariko kubera rya shyaka ryo kuba mu nzu y'Imana, Imana yararebye iravuga ati uyu muntu azambera umukozi, impititire y'ubupaseri. Haleluya. Aho nakuriye kuva icyo gihe ntabwo abantu bampagurutsaga. Noneho ubu uyu munsi aho bigereye ahangaha nta watinyuka kumpagurutsa.
n'intebe yanjye yo ntahari nsanga nta muntu wayicayeho. Haleluya. Bishatse kuvuga iki? Guhitamo Yesu, guhitamo neza, kumvira impanuro z'ababyeyi, kumvira ijambo ry'Imana, bifite inyungu ku buzima bwacu bw'iki gihe tureba n'igihe tutazi, kandi Yesu abamukunda bose azabagirira neza kandi azabaha ibyiza. Urubyiruko rwacu rero, nimuhitemo Yesu, nimutege amatwi ijambo ry'Imana, nimukunde kuba mu nzu y'Imana, mukunde kumva impanuro z'ababyeyi. Icya gatatu tubasaba ni ugukundana. Gakundana ubwanyu, ariko mukagerekaho no gukunda itorero no kuryitangira. Buriya dufite urubyiruko rudakunda itorero, ibyo twaba turimo dukora byose kwaba ari nka kwa kundi umubibyi biba akabiba ku rutare. Ariko urubyiruko rwacu twifuza yuko iri torero ryanyu ryaba mu maraso yanyu, mukarikunda mukanaryitangira. Reka mbaho urundi rugero. Umunsi umwe niga muri kaminuza, yabaga i Remera murahabona? Aha, hariya muri Kiye. Buriya imyaka nahabaye narababaye. Nababajwe n'iki? Nababajwe nuko ntabonagaho njya guteranira mu itorero ryanjye. Buranja numva agahinda k'abantu benshi badashobora kubona aho bateranira mu itorero ryabo. Ndabyibuka najyaga mfata urugendo nkaturuka i Remera nkaza guteranira hano n'amaguru. Sinzi nimba mwese muhazi, ariko nageraga hano ibirenge birimo bicumba umwotsi. Icyo gihe kera gutega nta nubwo byakundaga, niyo byabaga bihenze, inzira y'abanyeshuri n'ubushobozi bwabo ntabwo byanyemereraga gutega. Ariko narazaga, nubwo nazaga hano ntimumenye, ariko narazaga. Ba Mariya bakabaye baranyakiriye, ariko ntibamenyaga. Ariko narazaga. Haleluya. Kubera iki nazaga? Naravuga ngo ngomba guteranira mu itorero ryanjye. Iyo bitankundiraga nkateranira mu yandi matorero, igihe cyo gutura cyageraga, narababaraga nk'abandi. Ubu koko ya 500 yanjye ngiye gutura, ngiye kuyashyira hariya, yakagombye kujya mu itorero ryanjye. Ibyo rero bigaragaza iki? Bigaragaza urukundo, ukunda itorero ryawe. Ntabwo ari ukuvuga yuko ahantu hose utakorera Imana, ariko umuntu wese nagira umutima wo gukunda itorero rye, aryitangira. Yesu ashimwe. Icya kane, twifuza yuko urubyiruko murangwa n'ibikorwa by'urukundo. Reka mumfashe mbasabe dushimire abamaze kunyura hano kubera ibikorwa bagaragaje, bakoze, kandi banavuze ko urugendo rugikomeje. Rwose mumfashe dukomere Imana amashyi tubashimira. Biriya nibyo twifuza. Twifuza ko murangwa n'ibikorwa by'urukundo. Twagiye tubona raporo zitandukanye z'urubyiruko muri iki cyumweru, aho bagiye bakora ibikorwa bitandukanye, bagafasha abatishoboye, bakubakira abakecuru, bakabafasha gutunganya imirima, bakabambika, bakabishyurira mituweli. Ibyo ni ibikorwa by'urukundo. Rwose tubashimira kandi tubasaba ko mukomeza mukabyagura. Icya gatanu, turabasaba guhindura itorero ryanyu mukoresheje impano Imana yabahaye. Iri torero ryanyu nubwo muribonamo abasaza n'abakecuru, aba barisigajemo iminsi mike. Ejo bundi bazaba bari dusigiye. Itorero risigare mu biganza byacu. Birasaba iki rero? Biradusaba yuko dutangira muri iki gihe Imana iduhaye umwanya, iduhaye n'uburyo wo kugira ngo dufatikanye nk'urubyiruko mu mbaraga zacu, duhindure itorero ryacu dukoresheje impano Imana yaduhaye. Kandi hari impano z'umwuka Imana yaduhaye, harimo n'izindi mpano zo mu buzima busanzwe
nk'uko mwagiye mubibona bagiye bavuga ibyo bakoze. Ngira ngo iyo tuvuga izo mpano rero, ni Imana yaraguhaye kuba umwenjeniyeri, koresha izo mpano wubaka itorero ryawe. Ni Imana yaraguhaye kuba umwagoronome, fasha abakristo bahinge neza kugira ngo umusaruro uboneke, hanyuma abakristo babeho neza. Niba Imana yaraguhaye impano zo kwigisha ikintu runaka, fata umwanya. Kambaho urundi rugero. Umunsi umwe nkirangiza kwiga segonderi, naragiye iwacu ni Nyantanga, ubwo ndimbivuga wenda abahazi ntimuze kugira ikibazo. Naricaye ndabase nk'umuntu urangije nakorera iki abo bakiriso bahani Nyantanga. Icyo gihe hari hariho guhitinga ku rurimi rw'icyongereza. Nafasha abakiriso bose bigisha icyongereza ku buntu. Amateraniro yararangiraga, nkabwira paseri mpu umwanya, nkafata iminota 30 nkigisha icyongereza, umukristo wese agataha azi kuvuga good morning. Ugahura n'umukristo w'umukecuru ukumarima ati how are you, ati how are you, ariko nkavuga ni wow, nubwo ari kuvuga how are you yakagombye kuvuga how are you, ariko biriho biraza. So urumva njye shima Imana yuko igihe cyane nagikoresheje neza. Rubyiruko rero, wirindira yuko babanza gushyiraho salary ngo bakugaragarize ngo uzahembwa ibi uzahembwa ibi. Iyo mpano Imana yaguhaye yikoreshe mu gihe ukiriho, mu gihe Imana ikiyigutije, kubera yuko yanayikwambura. Haleluya. Dukeneye yuko rero muzana izo mpano zanyu mukazikoresha mu buryo buhesha Imana icyubahiro, itorero ryacu rikazamuka kandi rizamuwe n'amaboko